Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba The Sun Rwanda, tukaba twifuje kubaganiriza ku gihingwa cyitwa bisikusi, bamwe mu kinyarwanda bakaba bacyita rozera. Iki gihingwa rero ni igihingwa cyiza cyane, nubwo mu Rwanda abantu benshi batarakimenyera, kikaba kivamo ji. Murakibona uko gisa, izi n'imbuto zacyo n'indabo zacyo, ibi ngibi akaba ari byo bivamo ji isa nk'umutuku itukura, bamwe bakaba bakunze kuvuga ngo ni divayi. Uretse kuba iki gihingwa rero kitagora, nta mafumbire gisaba kugihinga, nta bintu byinshi gisaba, ahantu hato y'ubutaka butoya, ntabwo gisaba ubutaka bwinshi. Iki gihingwa ndetse ni n'umuti ku basanzwe bagikoresha barabizi, ni umuti cyane ufite akamaro ku buzima bw'umuntu. Ku bantu bafite umuvuduko w'amaraso, iki gihingwa kikaba kibafasha cyane. Ntibigoye rero gutunganya ji yacyo, wenda nubwo tuzabakorera icyegeranyo cy'uburyo wakoramo ji yacyo n'umumaro wayo, indwara ivura cyangwa se uburyo ifasha umubiri w'umuntu. Ntabwo aba ari ibintu bigoye cyane. Urabona izi mbuto zacyo, murazibona, ni ukuzifata ukazanika, wamara kuzanika, uru rurabo ni rwo umuntu yanika, murarubona. Umuntu yamara kwanika runo rurabo, iyo rwumye urushyira mu mazi akonje cyangwa se ukaruteka mu mazi ashyushye, bikaba bibaye icyayi cy'umutuku. Ushobora kubihinga mu mbuga kuko ubwabyo ni nk'umutako, uretse ko ibi ngibi amababi amaze kuvaho, ariko iyo bifite amababi rwose uba usanga bishimishije, biraba indabo nziza, urabona ko nawe ari ibiti byiza cyane. Reka tube tubategurira icyegeranyo gihagije, icyo indwara kirinda, nk'uko mu kanya twari tubabwiyemo umuvuduko w'amaraso ko kiwugabanya cyane. Tuzanabategurira n'izindi ndwara zitandukanye kirwanya mu mubiri w'umuntu, tunabereke uburyo umuntu ashobora gukoramo ji ku buryo bworoshye cyane, tubereka n'uburyo ibisa. Murakoze cyane kuba mukurikiye The Sun Rwanda.